Kuva aho u Rwanda rutangiriye gushyira imbaraga zikomeye mu mikorere ishingiye ku ikoranabuhanga, hari serivisi nyinshi uyu munsi zoroheye abaturage kuzigeraho, ingendo n'ikiguzi abaturage byabatwaraga nabyo biragabanuka cyane. Urugero nk'iyo urebye impinduka zabaye mu mikorere y'ikigo cy'imisoro n'amahoro zijyanye n'uko abaturage bamenyekanishaga bakanishyura imisoro, ibintu byinshi byarahindutse cyane ku buryo uyu munsi usora ari we mu rugo akoresha telefone ye ngendanwa cyangwa se mudasobwa akamenyekanisha kandi akishyura umusoro atavuye ahari. Ni ibintu byoroshye cyane kuko amakuru yose yerekeranye n'abasora ikigo cy'imisoro n'amahoro kiba kiyafite mu ikoranabuhanga ryacyo cyubatse. Aya makuru ajyanye n'imisoro ndetse n'abasora ikigo cy'imisoro n'amahoro kiba kiyabitse mu buryo bw'ikoranabuhanga rihanitse, rifite umutekano nawo ukomeye ku buryo bigoye cyane ko hari uwayageraho nta burenganzira bifitiye. Kubera uyu mutekano, ubusugire bw'amakuru abitswe mu ikoranabuhanga ndetse n'imikorere myiza, ikigo cy'imisoro n'amahoro giherutse guhabwa ikindi cyemezo cya kabiri cy'ubuziranenge mu bijyanye no kubika amakuru neza ndetse no kurangwa n'imikorere isobanutse hagendewe ku bipimo mpuzamahanga. Ni ibyemezo bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamahanga ISO, International Organization for Standardization, ishyirahamwe rihuza ibigo by'ibihugu bishinzwe ibijyanye n'ubuziranenge mu mitangire ya serivisi zitandukanye zirimo n'ikoranabuhanga. Icyemezo cya mbere ikigo cy'imisoro n'amahoro cyabonye ni ikijyanye n'ubuziranenge mu mikorere ndetse n'imitangire ya serivisi, Quality Management System, cyabonye mu mwaka w'2004. Naho icyemezo cya kabiri kikaba ikijyanye n'imicungire myiza y'umutekano w'amakuru y'abasora, kiba kibitse mu ikoranabuhanga. Iki nacyo ikigo cy'imisoro n'amahoro cyabonye muri uwo mwaka w'2022. Ibi byemezo byombi bifite akamaro gakomeye kuko nk'ikigo cy'imisoro n'amahoro bitanga icyizere ku basora akamakuru yerekeranye n'imisoro batanga barinzwe neza kandi ntawe ushobora kuyavogera atabifitiye uburenganzira. Mbere na mbere kugira ngo ikigo icyo ari cyo cyose kibone icyemezo nk'iki ngiki ari kimwe cya mbere cya Quality Management System kuwa cya 2009 cyangwa iki ngiki cya Information Security Management System cya 2021 kimicungire mbese n'umutekano w'amakuru. Ikigo cyose ikintu cya mbere gisabwa nuko ubuyobozi bw'ikigo bugomba kuba bufite ubushake bwo kubigeraho kandi bugashira imbaraga zose zishoboka kugira ngo ibyo byemezo bigerweho. Umutekano ugaragara muri system zacu, icyo mu ikoranabuhanga dukoresha za buri munsi, bakunda kandi gukoresha ijambo cyber security, ivuga iti kubungabunga umutekano wacu kubera ko tuzi ko hari abantu bo hanze bashobora kuba bifuza kwinjira muri system zacu ngo biba amakuru cyangwa se bahindura amakuru dufitemo. Iki cyemezo rero kirerereba kuri ibyo byose, gihera ndetse nk'uko nabivuze kare kuri politiki yashyizweho yo kurinda umutekano, iyo twita policy, security policies. Kikareba kuri clause nyinshi, kikareba kuri procedure dukoresha mbere ko amakuru yavuye hano ni bande bashobora kuyabona, kikatubaza ese abo bantu babona ayo makuru bakwiriye kuyabona mu by'ukuri, ese amakuru yose anyura imbere y'amaso y'abakozi buri mukozi agomba kuyabona. Ikintu nk'icyo ngicyo n'uburyo bwa mbere bwo kurinda umutekano. Cyarangiza kikajya kuri za system yacu, tutarajyana kuri system, kikareba no ku nzu aho amakuru yacu ababitsemo, ese iyo nzu ifunze neza, icyo twita physical access. Ni umuntu wese aho ububiko bw'amakuru, niba ari amakuru ari mu bipapuro cyangwa ari mu byuma mu ikoranabuhanga muri za mudasobwa, ese abantu bose bashobora gushikira ayo makuru nubwo batabyemerewe. Icyo twita physical access rero nacyo barakirebaho kugera ku makuru. Byarangira bikagera kuri system ubwayo bikinjiramo bikavuga biti ese ayo makuru ukuntu ari muri mudasobwa aho mu bubiko muri machine, umuntu wese ukoresheje iyo machine ni nako afite uburenganzira bwo kuyareba cyangwa buri muntu areba gusa ibyo yemerewe kubona. Uburyo duhererekanya ububasha cyangwa se uburenganzira bwo kubona ayo makuru nabyo birarindwa bikarebwa kuri buri system, ku buryo nubwo akorerwa muri iki kigo cy'imisoro n'amahoro
ukaba wenda ushinzwe kwakira imenyekanisha ry'imisoro, ntabwo ufite ububasha bwo kureba ibyerekeye no kwishyurwa kw'iyo misoro kuko bitari mu nshingano zawe. Hari ukuntu tubitandukanye, ugomba kureba ayishyuwe, wenda we afite kureba ayishyuwe ndetse n'ayamenyekanishijwe kuko agomba kubigereranya byombi arebe ko byuzuye. Ufite kureba ibyimenyekanishwa gusa, arareba gusa ko umuntu yamenyekanishije ariko ntashobora kumenya ko babyishyuye. Nabikoresha mu zindi nzego ariko nuko bimeze. Uburyo dupanga uburenganzira bwo kureba amakuru bigendana n'umurimo wa buri muntu ku giti cye. Ibyo rero bigakorwa muri sisiteme zacu, bigakorwa ndetse no mu mpapuro, ku buryo hari urupapuro rushobora kwandikwaho urunguru ruri confidential, rudashobora gusomwa n'umuntu wari wese uretse komiseri mukuru ndetse n'umwungirije cyangwa se abakomiseri b'ikigo. Abandi bose bari munsi y'urwo rwego badashobora kubigeraho. Abaho rero izo nzego zo kwemerera abantu kugera ku makuru bishyirwaho iyo mwashyizeho, iyo mwamaze kwiyemeza gukurikiza ISO 2027. Numvaga ibyo bifitiye akamaro ko abasora babimenya kugira ngo bumve ko amakuru yabo afashwe mu buryo bwizerwa kandi ko bituma n'iki kigo kibarindira amabanga yabo mu buryo bukwiriye. Zaba impinduka zabaye mu mikorere ndetse n'imitangire ya serivisi zijyanye n'ikigo cy'imisoro n'amahoro ndetse n'uburyo bwubatswe bwo gucunga neza amakuru y'abasora abitse mu ikoranabuhanga, ibi byazamuye cyane icyizere cy'abasora uyu munsi bafitiye ikigo cy'imisoro n'amahoro. Akamaro kabyo nuko bidatuma ugira stress zo kwirukanka uvuga ngo reka ngo ngende ngo njye Rwanda Revenue ngo igihe cyangereyeho, ibintu byose ubikorera aho ngaho wibere kandi uri no mu mirimo yawe. Ikoranabuhanga icyo rya tworohereje, urumva wa mwanya wafataga wo kujya ku mashami ya Rwanda Revenue kujya gusobanura ibyo, iyo ubikoze ikoresheje ikoranabuhanga bituma wunguka igihe cyagiye wari bujyeyo, bituma ushobora kuba wakora ibindi, wajya kurangura, wajya kwishyura abandi, ariko utiriwe ujya gutonda umurongo kuko hari igihe watondaga umurongo ukarinda bukwiriraho batarabasha kukwakira. Ariko iyo ukoresheje iryo koranabuhanga ni ibintu bihita byoroha. Ubu buryo bwo kubika neza amakuru y'abasora mu ikoranabuhanga ry'ikigo cy'imisoro n'amahoro bwatumye habaho kwishimira gutanga umusoro. Imyumvire y'abasora irushaho kuzamuka ndetse bigira n'uruhare mu izamuka ry'umubare w'abasora. Uko ikoranabuhanga ryizewe rirushaho kwegerezwa abasora, bituma boroherwa no kuzuza inshingano kuko usanga umwanya byabatwaraga bari kumenyekanisha no kwishyura umusoro wagabanutse. Habaye impinduka zigaragara ku buryo nyuma kuba dufite amakuru mu ikoranabuhanga, abantu babashije kuba bamenyekanisha imisoro yabo. Byo mu by'ukuri nabita ko ari nk'inyungu cyangwa se ari ikintu cyiza cyazanywe n'iryo koranabuhanga, abantu bakamenyekanisha imisoro bakoresheje ikoranabuhanga. Hanyuma ndetse n'ikiyongeho nuko iyo bamaze kumenyekanisha babasha no kuyishyura. Ibi rwose bifite navuga ingaruka nziza ku mpande zombi, haba ku basoreshwa cyangwa se ku basoresha, aho wasangaga umuntu atonda umurongo niba ari mu gihe cy'umusoro ugasanga abantu batonze umurongo ari nk'igihumbi magana ngahe, ariko uyu munsi icyo gihe rwose ubu ngubu abantu ntabwo bakigipfusha ubusa ngo bajye gutonda umurongo, bagikoresha mu bindi bibafitiye akamaro bakarushaho kwiteza imbere. Uyu munsi kuba ikigo cy'imisoro n'amahoro kimaze kubona ibyemezo bibiri bitangwa n'ihuriro mpuzamahanga ISO, ibyemezo birimo n'igihabwa ikigo gifite imicungire myiza y'umutekano w'amakuru y'abasora kiba kibitse mu ikoranabuhanga Information Security Management System. Ibi cyo bisobanuye ku basora nuko ya misoro yacu twishyura muri rya koranabuhanga, amakuru yacu ikigo cy'imisoro n'amahoro kiba kibitse n'ibindi byose biba birinzwe mu buryo bukomeye. Icyo twabwira umuntu wari wese w'umunyarwanda usora utanga imisoro mu kigo cy'imisoro n'amahoro nuko amakuru yanyu tuyarinda neza. Iki cyemezo ntabwo tugihabwa ku buntu, bidusaba imbaraga nyinshi cyane, bidusaba guca bugufi tukemera ko batugaragariza amakosa yacu
bidusaba kuyakosora ayo makosa kugira ngo dushobore kubatangira serivisi ikwiriye, amakuru yanyu ataza gusomwa n'umuntu uwo ari we wese ushaka kuyageraho. Icyo ni kimwe. Icyo cyizere cyanyu nicyo twifuza ko abanyarwanda bumva ko amakuru yabo adakoreshwa nabi, ko yafatwa neza. Ibi byo kurinda umutekano w'amakuru si abasora gusa babifitiyemo inyungu, natwe ubwacu nk'ikigo tubifitiyemo inyungu. Kwirinda imanza, kwirinda gutakaza umwanya n'amafaranga ndetse n'izina ryacu ngo twitwe ngo ni ikigo kidafata neza amakuru y'abantu bacyo, ni ibintu by'agaciro cyane kuri twebwe. Ikigo cy'imisoro n'amahoro mu Rwanda kigaragaza ko kubona ibyemezo bibiri mpuzamahanga bitangwa n'ihuriro ry'ibigo bigenzura ubuziranenge mu mikorere ISO bigifasha kongera imbaraga muri serivisi gitanga ndetse n'icyizere abasora bakigirira. Kugira icyemezo nk'iki ngiki bihesha ishema isura ry'ikigo mbere na mbere. Kumva ko muri Afurika harimo ibigo bishinzwe kwakira imisoro n'amahoro 54 bingana n'ibihugu bya Afurika cyangwa na 5 ubu ngubu kuko ari kiyongereyeho cya South Sudan. Kumva ko muri ibyo bigo ni bikeya cyane bifite iki cyemezo, ariko muri ibyo bikeya cyane u Rwanda rurimo, ni ishema ry'u Rwanda, ni ishema ryacu twese. Icya kabiri rero kubyerekeye mu kongera imisoro, iyo twamaze kunyura muri icyo kizamini muri iyo test yo kureba ibitameze neza, tukanoza imikorere yacu kugira ngo duhererekanye amakuru neza, habamo no kureba ko ayo makuru dufata tuyafata neza. Ibyo rero biturinda amakosa, bigatuma tudatakaza imisoro, bigatuma n'abantu dukorana nabo bose tubashyira ku nkeke kugira ngo baduhe amakuru mu buryo bukwiriye, mu buryo bugendana n'igihe turimo ndetse n'ibyifuzo byacu, tugendereye kuri iki cyemezo cya ISO 271. Ku byerekeye imisoro rero, iki cyemezo kidufasha gutunganya imikorere yacu, tugakora neza kurusha uko twakaba twakoze tutagifite, kuko kiduhoza ku nkeke kugira ngo dukore neza. Umusora rero icyo ashobora kubona, yabona yuko mu kunoza imikorere yacu bidufasha no kwakira imisoro mu buryo bwiza bukwiriye, kuko kiriya cya mbere twavuga kitari cyo gucunga umutekano w'amakuru, kiriya cya quality management system cy'ubuziranenge mu mitangire ya serivisi, gituma abasora babona serivisi ikwiriye mu gihe gikwiriye mu buryo bukwiriye. Kandi rero iyo umusora abonye ko bamwakiriye neza, bamufashe neza, ntisindi yo mvuga ko twabaye shyashya, ko tutagifite cyo kwiga, kuko nubwo ikigo gishobora kuba gifite icyifuzo kiri hejuru, asaba abakozi bose babyumvira icyarimwe, kandi bifata n'urugendo, bifata umwanya kugira ngo abakozi bose baze kubyumva neza, babishyire mu bikorwa. Ariko icyo tuba tuganishaho ni iki, nuko umunsi umwe ikigo cy'imisoro n'amahoro kizaba gifite abakozi bafite umuco wo gutanga serivisi neza cyane, kandi iyo umuntu yafashwe neza nawe yumva ko ashaka kumvira amategeko y'imisoro. Rero iyo bibaye kuriya, atanga imisoro ye neza ku gihe kandi yujuje ibyo agomba kuzuza. Bibaye kuriya rero, urumva ko byagira uruhare mu kuzamura ndetse n'imisoro twakira. Ni muri urwo rwego ntekereza yuko uko ikigo cy'imisoro n'amahoro kigenda gishakisha ibyo byemezo mpuzamahanga bifite ibipimo ngenderwaho byashyizweho n'ibindi bigo biri hejuru yacu mu rwego mpuzamahanga, iyo dukomeje muri iyo nzira tugenda tunoza imikorere yacu, iyo mikorere ikanyura abasora bagatanga imisoro ku gihe, bakayitanga kandi yuzuye, bigatuma na wa mubare w'imisoro uzamuka umunsi ku wundi, umwaka ku wundi, u Rwanda rugatera imbere. Kugira ngo ikigo runaka gihabwe icyemezo mpuzamahanga gitangwa n'ihuriro ry'ibigo ISO, icya mbere nuko cyemera gukorerwa isuzumwa rikorwa n'impuguke ziturutse hanze y'ikigo, zikareba imikorere yacyo kitanga ibipimo ngenderwaho ku rwego mpuzamahanga.
hari kandi no gukosora amwe mu makosa izi mpuguke ziba zasanze mu mikorere. Ikigo cy'imisoro n'amahoro kimaze kubona ibyemezo bibiri bya ISO cyo kivuga ko bigiha imbaraga mu gukomeza gutanga serivisi nziza ku bakigana, ndetse bikongera n'icyizere abasora bakigirira haba mu mutekano w'imisoro batanga ndetse n'amakuru yabo kiba kibitse. Naha dusoreje gahunda y'ikiganiro cy'ikigo cy'imisoro n'amahoro. Hari igitekerezo wifuza kuduha, duhamagare ku murongo wacu utishyurwa 3004 cyangwa se kuri 0788 18 56. Ushobora kandi no kuba watwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu z'ikigo cy'imisoro n'amahoro.